Hello, how are you doing, girls and boys, ladies and gentlemen, youth at all ages? Reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa, ngira ngo namwe murabibona ko natwe tuba tumeze neza, twiteguye kubahereza byinshi mushaka cyangwa se mutwifuza kugira ngo mubashe gukomeza kugubwa neza n'ubundi. Reka nsuhuze cyane abantu mwese mudukurikiye muri hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda, mu ntara zose z'igihugu ko ari 5, ubwo nkizemo n'umujyi wa Kigali. Hanyuma this is Storm 36 cyangwa se SR 360, aho bashaka gukurikira amakuru yose y'imyidagaduro agezweho mu mpande zose z'ubuzima. Hanyuma tubazane n'ubundi amakuru ni muri uwo mujyo, nk'ibisanzwe nitwa Shema Pacific, mbamazaniye amakuru menshi agezweho mu mikino ndetse no mu myidagaduro. Ariko uyu munsi iyi chaîne kuri Storm TV murabizi ko tubafitiye chaîne ebyiri. Iyi chaîne muzamwumviraho amakuru ajyanye n'imyidagaduro nk'uko mwatangiye kubibona. Hanyuma Storm TV isanzwe ikora mukurikireho amakuru ajyanye n'imikino. Hanyuma nta nubwo nshaka gutinda mu nzira, ntago nshaka gutinda kabisa, ndagira ngo duhite dutangira n'ubundi nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes cyangwa se Tembera Culture Vibes, niho uzanyemenyera aya makuru. Hanyuma ngira ngo duhite dutangira twose cyane kugira ngo ibintu bigende neza cyane kabisa. Ngira ngo dutangiriye kuri content n'ubundi shyashya, ni content nziza, ntekereza ko izafasha abantu. Tugiye kujya tubagezaho indirimbo zasohotse mu mpera z'icyumweru, tugiye kujya tubageza n'ubundi indirimbo zasohotse muri iki cyumweru n'ubundi kiba gitambutse, kugira ngo abantu binjire mu cyumweru gishyashya bafite indirimbo zo kugira gute, zo kumva, hanyuma ibintu bigende neza cyane kabisa. Hanyuma muri izi ndirimbo zasohotse muri iki cyumweru, duhere ku ndirimbo y'umugabo witwa Izindi Mbonyi. Kude shapo kabisa, uyu mugabo w'umuhanga cyane, umuramyi mwiza dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'ubundi kuri bwa buhanga bwe asanganwe, kuri ya miririmbire ye idasanzwe, kuri ya performance nzi agira, yasohoye indirimbo yitwa Unyebuke muri iki cyumweru gitambutse. Indirimbo yitwa Unyebuke ayisohoye nyuma yuko n'ubundi yari yamaze gushyira hanze indirimbo yitwa Sitamuwaca, n'ubundi nayo iri kuri album yitwa Hobe, amaze iminsi itari myinshi ndetse itari na mike cyane kabisa, asohoye mu minsi yashize, yitwa Hobe. Hanyuma yasezeranyije abakunzi be yuko agiye kubahereza indirimbo zose ziri kuri iyi album yitwa Hobe. Uyu muhanzi ni umuhanga cyane, ni umugabo ukunzwe cyane bikomeye, haba hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa ndetse no muri Afurika yose, kubera ko yabiprove cyangwa se yabyemeje, agira aba subscribers cyangwa se abakurikirana ibihangano bye ku rukuta rwa YouTube barenga 2 miliyoni, akaba abaye n'umunyarwanda wa mbere ubashije guca ako gahigo ko kuzuza 2 miliyoni ku rukuta rwa YouTube. Hanyuma indi ndirimbo yasohotse muri iki cyumweru, umulegendeur yitwa King James, mumumpera amashyi cyane kabisa aho muri, shyiraho agatima kabisa niba uri umufana w'umugabo. Ndabizi ko afite abafana benshi, amaze imyaka isaga 20 mu muziki, ni ibintu azi cyane, yagize abakunzi benshi kuva mu mwaka wa 2006 atangira. Yasohoye indirimbo nyinshi cyane, afite ama album cyangwa se imizingo myinshi, iriho indirimbo nyinshi abantu bagiye bakunda. Hanyuma n'ubundi mu gihe yitegura gukora igitaramo cyo kwizihiza cyangwa cyo kwishimira imyaka 20 amaze mu muziki, King James yasohoye indirimbo ayita Miyamor. Ni indirimbo ya King James, munyarukire ku rukuta rwa YouTube muyirebe. Ngira ngo ntago arasohora amashusho, niba ntibeshye, ariko ntago arasohora amashusho, audio iri hanze, abantu bagende bayumve. Ni indirimbo nziza cyane iryoheye amatwi, hanyuma mugende muyumve. Hanyuma
indi ndirimbo yasohotse yitwa So High niyo muhanzi witwa Emmy. Hanyuma indi ndirimbo yo kumva muri iki cyumweru nayo yitwa Nzajya Mbyirata ni ya Kohal abatwara mucyo. Hanyuma iyi yitwa Mr Kagame nawe warukumbuye cyane nawe ni umulegendaire umuhanzi mukuru muri showbiz industry nyarwanda kubera ko nawe afite indirimbo nyinshi, afite abakunzi benshi, ni umuhanzi kabisa nawe w'umuhanga ukunzwe, afite indirimbo yitwa Rai, ni indirimbo nziza cyane nawe mugende muyirebe. Hanyuma indi ndirimbo yo kumva hano ni indirimbo yitwa Sacrifice yitwa Black Shelf. Hanyuma ndizera ko ni indirimbo zizabashimisha, ni indirimbo nziza cyane mugende muzumve. Hanyuma nta nubwo twabagenda tuvugiye amakuru akugenda avugwa kabisa, amakuru aba agenda avugwa mu myidagaduro cyane ko ari nazo ntego zacu nkuru, byishimo byanyu nizo ntego zacu, ubwo rero ntabwo twabagendana gutyo gusa. Hanyuma amakuru ari kuvugwa ngira ngo mbere kuri iyi nkuru nihuta cyane kabisa, abaramyi Vestine na Dorcas taramiye Edmonton ni muri hariya muri Canada kabisa, n'ubundi aho bamaze iminsi bakora ibitaramo bitiriye n'ubundi indirimbo yabo yitwa Yebo, byitwa Yebo concert. Bakoreye ahantu hatandukanye, bakoreye Vancouver, bakorera Regina, hanyuma bagiye kuba basoreza baraye bakoze igitaramo kabisa basoreza ahitwa Edmonton. Hanyuma nihuta cyane mbibutsa kabisa, niba uri mushyashya hano kora subscribe, bana bakunze ikiganiro ukande kuri like ndetse ukande no kuri notification kugira ngo cyangwa se kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubasha kwibonera amakuru meza nk'aya ngaya y'imyidagaduro akugeraho buri kanya cyangwa se buri munsi. Hanyuma nihuta cyane yitwa Amalon ni nyuma yuko asohoye indirimbo yitwa N'Imana. Uyu muhanzi witwa Amalon yahishuye ko hari indirimbo ze zirimo n'izo yakoranye n'abahanzi barimo Paras ndetse n'uwitwa Winnie Nwagi atemerewe gushyira hanze bitewe n'amasezerano y'imikoranire yasinye mu gihe cyatambutse agikomeje kujya gute kumutambamira. Urumva uyu muhanzi witwa Amalon uri kwitegura gushyira hanze album ye ya mbere, yatangaje ko hari ibihangano bye birimo n'ibyo yakoranye n'abahanzi mpuzamahanga atazigera agira amahirwe yo gushyira hanze cyangwa abigireho ubundi burenganzira busanzwe bugirwa n'umuhanzi ku gihangano cye nyuma yo gutandukana n'inzu ya 1K Entertainment yamurebereraga inyungu isanzwe iri mu biganza bya DJ Pius. Hanyuma uyu muhanzi ukunzwe cyane muri iyi minsi nyuma yo gushyira hanze indirimbo yitwa N'Imana yabitangarije mu kiganiro yakoreye kuri radio yitwa SKFM, aho yemeje ko imiterere y'amasezerano yari afitanye n'inzu yamurebereraga inyungu yagenaga ko ibihangano byose ahakoreye nta bundi burenganzira abifiteho, nta bundi burenganzira abifiteho usibye kubyitirirwa nk'umuhanzi wabyanditse akanabiririmba. Urumva uyu muhanzi w'imyaka 29 y'amavuko nubwo impamvu yo kuba yarakisuganya nyuma yo gutandukana n'ubundi na 1K Entertainment yayishyize mu byatumye asa nk'uwacecetse, yanasabye abanyarwanda guhindura imyumvire bafite injyana ijyanye n'icyo bita kubura cyangwa kuzima. Amalon nubwo yemeza ko hasigaye ibyumweru 2 agashyira hanze indirimbo ya kabiri kuri iyi album nyuma yitwa N'Imana, gusa ngo ariko bitarenze muri Mutarama mwaka 2026 azaba yamaze gushyira hanze album yose. Iyi ikaba ariyo ya mbere n'ubundi azaba afite kuva atangiye umuziki. Uyu witwa Amalon n'ubundi yatangiye umuziki mu mwaka wa 2018 asohora indirimbo ye yitwa Yambi, indirimbo nziza cyane kabisa yahise inamutumbagiza cyane. Hanyuma yanemeje ko iyi album yise MVP cyangwa se Most Valuable Player izaba igizwe n'indirimbo 12. Ni inkuru yasohotse kabisa mu mpera n'ubundi z'iyi weekend.
hanyuma nsoza nihuta cyane yitwa Iradukunda Rutambi Wilson, abantu baramuzi cyane kabisa, umusore w'ibogari kabisa, umusore navuga ko like ari mu basore banini cyangwa se bafite umubiri muri iki gihugu. Hanyuma n'ubundi mu mpera z'iyi weekend nibwo yatangazaga cyangwa se byatangazwaga ko n'ubundi yamaze kuba akora ubukwe n'umutambukanyi we, niko abarundi babyita, cyangwa se umufasha we witwa Akoze Grace. Hanyuma ni umuhango aba bombi bakoreye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda ku itariki ya 14. hanyuma ubwo ngubwo nari mvuze ko nuba ngo bakoze ubukwe ariko abasezerana mu byo twita gusezerana mu mategeko, ubwo ni ku murenge niko tubizi. Hanyuma mu kiganiro yagiranye n'imvaho nshya witwa Rutambi ukunzwe cyane mu marushanwa yo guterura ibimenyerewe ibyuma biremereye cyangwa se ibiremereye muri rusange, anyuza ku miyoboro ya YouTube itandukanye, avuga ko ari intambwe ishimangira agaciro k'urukundo rwabo. Aba bombi basezeranye mu mategeko mu gihe imyiteguro yindi y'ibirori by'ubukwe ikomeje, aho ubukwe buzaba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 n'ubundi uyu mwaka ukazabera mu karere ka Rubavu. Rutambi avuga ko imyaka 7 akundana na Akoze Grace bagiye kurushinga, kandi ko ari by'agaciro kuba wakundana n'umuntu icyo gihe cyose bikageraho muhuza umugambi mukabona bikwiye ko mubana. Nice big man kabisa kuri Rutambi. Hanyuma ndi kugenda ngana ku musozo kabisa, nkuko nababwiye iyi ni Tembera Culture Vibes kuri SR36 cyangwa se Store Room 360. aha niho uzajya uhumvira amakuru menshi y'imyidagaduro ukabasha kwishima ndetse ukanezerwa. Hanyuma niba wakunze ikiganiro kora kuri like, niba uri mushya kuri channel kora subscribe, hanyuma usangize n'abagenzi bawe kugira ngo bajye babasha kwiyumvira byinshi byasohotse mu myidagaduro nyarwanda ndetse no hanze yarwo. Hanyuma nitwa Shema Pacifique, ndabakunda cyane. Ciao ciao.